uza Mhm. uwo murimo Umurimo uwo murimo yategetswe cyo ashinzwe amenye uko yashinzwe. awunoza, kuko nkiri aha nsobanurira abantu mbabwira ngo gukorera Nyabingi bitandukanye no gukorera Imana Mm. ntukore ibyo mwishakiye. Iyo Mhm. utambitse gato irakubita, irakubita. Ntabwo Ibyo ibabarira. mbifitiye gihamya kuko nibyo navukiyemo. Ego. Iyo mama wacu yashobora kubikora neza, niba bamubwiye gutanga inzoga y'urwagwa irimo ubuki, akaba yazana urwagwa rutarimo ubuki, Mhm. yagombaga kubonera igihano byanze bikunda. Mm. Ntabwo ari bya bindi tujya imbere y'Imana ngo mbabarire. Ego. Kwa Satani nta mbabazi. Nta mbabazi. Imbabazi Amen. z'Imana mujye muzuba. Amen. Amen. Nizo Imana yatugiriye. Yego. Ariko kwa Satani nta mbabazi zibayo. Nta mbabazi zibayo. Ntazo rwose. Murakoze cyane, ubuhamya bwawe buraryoshye, umuntu yakomeza akabwumva, ariko hari abantu baduteze amatwi, hari ijambo wigeze uvuga ngo abantu benshi bakorera Nyabingi, bamwe na bamwe bakazigumamwo.